turagushimiye cyane niba warakoze subscribe kuri YouTube channel yacu ya Mwitonde Rwanda kuko ni inkunga ikomeye cyane uduhereje. Abantu twese ku isi kimwe n'abantu bose bari kumva iki kiganiro muri rusange bose siko ari abasinzi, siko bose banywa inzoga. Gusa kunywa cyangwa se ntunywa inzoga ntibikubuza kubuza bamwe mu bantu bakunda inzoga kubi cyane. Nkanjye nabonye abantu ndetse batari umwe bakunda inzoga kubi cyane, hamwe umuntu yavuga ko bazikunda byasaze. Nibyo hari abantu batarya ngo bambare neza cyangwa se ngo bagire ikindi kintu bikorera bo ubwabo batarasoma ku icupa ry'inzoga. Inzoga kimwe mu binyobwa giherereye mu cyiciro cy'ibinyobwa bisindisha cyangwa se bisembuye. Twese turabizi ku isi haba amoko y'ibinyobwa menshi, gusa nayo asa n'ahagabanyije mu bice bibiri: ibisindisha cyangwa se ibisembuye ndetse n'ibidasindisha cyangwa se ibidasembuye. Ibi byiciro by'ibinyobwa ni nabyo bidushira mu byiciro by'abantu batandukanye, nyamara twese twitwa abanywi muri rusange. Mureke uyu munsi tuvuge ku nzoga. Inzoga ikinyobwa kizwi nk'unda amahoro ku bantu bagifata, kizanira amahoro n'umutekano ku bagikunda. Mu yandi magambo, bisa nkaho ubwonko bw'umuntu wanyoye inzoga buba nta guhangayika na guke buba bufite ugereranyije n'uko bwari bumeze mbere atarazinywa. Uku niko abazinywa babyemera. Ibi tubivuga uyu munsi kubera ko nubaza umuntu unywa inzoga ibyiza byayo hashobora kutazaburamo kwituma yumva amerewe neza, ndetse ko nta mihangayiko na mike agiriye amaze kuyisomaho. Mu yandi magambo, gusomaho byonyine bimwibagiza ibibazo byose yari afite. Ibyo azaba akubwiye bisa nkaho nawe wapfa kubihakana, kuko inzoga ukuntu ikozwe ku buryo ihindura imikorere y'ubwonko. Gusa aha hari ikibazo: ese inzoga iramutse itari uko tuyitekereza? Ubundi inzoga uko iri niko tuyizi cyangwa tuyibeshyaho? Njye nitwa Samuel Mugisha. Iki kiganiro cyitwa Menya Byinshi. Ni ikiganiro cya Mwitonde mukurikirana buri gatatu isaa 9:30 z'amanywa na buri ku cyumweru saa 3:30 za mu gitondo. Ngiyi impamvu kugira ujye ubona ibiganiro byacu byose bikoroheye cyane, tugusaba kumanuka hasi iyi video ukareba ahantu hatukura handitse subscribe ukahakanda, ukazajya urabona ibiganiro byacu byose tugutegurira uko tubishyizeho ako kanya. Tubahaye ikaze mu kiganiro. Murakaza neza mu isi y'ibibazo by'inzoga, aho buri muntu wese uzikunda aba ari mu banyamahirwe cyangwa se abanyabyago bo guhura n'ingaruka inzoga ziteza. Mu nzoga iyo ari yo yose habamo ikinyabutabire cyitwa ethanol. Ethanol nicyo kintu mu bigize inzoga gituma wiyumva uko ariko kose iyo umaze kunywa inzoga. Iki kinyabutabire iyo unyoye inzoga cyihutira mu bwonko, kigatuma ubwonko buhindura imikorere. Iyi ni nayo ngingo ituma abahanga bamwe bavuga ko inzoga nayo ari ikiyobyabwenge. Abashakashatsi bemeza ko nibura ikirahure kimwe cy'umuvinyo ku munsi cyo nibura giteza ingaruka nke hafi ya ntazo ku muntu unywa inzoga. Gusa iyo umuntu yisanze adashobora guhagarikira ku kirahure kimwe mu gihe ari kunywa inzoga, ingaruka zitagira ingano ziba zishobora kwiyongera. Mureke tuzivugeho. Ese inzoga ni izihe ngaruka ziteza cyangwa se zishobora guteza buri muntu wese uzinywa? Kunywa inzoga nyinshi hari igihe biteye imisemburo cyangwa se ibyitwa enzyme bishinzwe igogora kudakora neza. Izi enzyme cyangwa se imisemburo ivuburwa n'urwungano rw'umubiri rwitwa pancreas. Iyo ibi bibaye akarande za enzyme zigakomeza kudakora neza, umuntu unywa inzoga aba ashobora kwibasirwa n'indwara yitwa pancreatitis. Iyi ni indwara yibasira rwa rwungano twavuze ruvura za enzyme cyangwa se imisemburo. Murarwibuka? Pancreas. Umwijima ni urugingo rushinzwe gucagaguramo ndetse no gukura imyanda n'ibindi bitari byiza mu mubiri ndetse n'inzoga zirimo. Iyo ukoresheje inzoga cyane igihe kirekire byongera amahirwe cyangwa se ibyago byo kwangirika k'umwijima. Ingaruka z'ibi ni indwara yitwa cirrhosis, uzabyumva bivuga kwa muganga. Iyo bititaweho cyane birangira umwijima uhangirikiye ndetse bikarangira utagishobora gukura imyanda mu mubiri nk'uko bikwiye. Muribuka rwa rwungano rwitwa pancreas twaruvuzeho. Uru runashinzwe kugenzura ikoreshwa ndetse n'ikorwa rya insuline. Insuline ni ishinzwe kugena ingano y'isukari igomba kuba mu maraso. Mu gihe uru rwungano rwa pancreas ndetse n'umwijima bidakora neza, umuntu bashobora kwibasirwa n'indwara nka hypoglycemia cyangwa se hyperglycemia. Hypoglycemia ni igihe isukari iba ari nke mu maraso, mu gihe hyperglycemia cyari igihe mu maraso haba harimo isukari nyinshi. Mu gihe umubiri udashobora kugena ingano y'isukari ikwiriye kuba mu maraso, umuntu abashobora kwibasirwa n'indwara nka diabete. Ngiyi impamvu abaganga bagira inama abarwayi ba diabete kudakoresha inzoga nyinshi. Kunywa inzoga kandi bishobora gutuma ubwonko budakora ububiko bw'igihe kirekire bw'amakuru byoroshye, ndetse bigatuma ubwonko budakora neza muri rusange, bukagabanya ubushobozi bwo gutekereza neza ndetse n'ubushobozi bwo gukora amahitamo akwiriye.
iyo bimaze igihe bitavuwe cyangwa se ngo byitabweho, igice cy'ubwonko cyitwa front lobe kiba gishobora kwangirika. Iki gice nicyo gishinzwe ububiko bw'amakuru bw'igihe gito, ibyiyumviro ndetse no guca urubanza mu bintu byose. Wari wahemukira umuntu ukumva urigaye? Iki gice kibishinzwe. Kunywa inzoga igihe kirekire cyangwa se bikomeye hari igihe biteye kugabanyuka k'ubudahangarwa bw'umubiri. Abantu banywa inzoga cyane kandi bakazinywa igihe kirekire nanone baba bashobora kurwara indwara nka pneumonia, igituntu n'izindi kurusha abandi bantu hafi ya bose. Nk'urugero 10% by'abantu bose barwara indwara y'igituntu ku isi baba bafite aho bahuriye n'inzoga cyangwa se ibisindisha. Kunywa inzoga kandi binongera ibyago byo kurwara kanseri nk'iy'umunwa, iy'ibere ndetse n'iy'amara. Ni ingenzi cyane kugira amakenga ndetse no kwimenya wowe ubwawe ku giti cyawe, kuko ibi byose tubonye uyu munsi hari bamwe byahitanye ndetse abandi baracyariho, nyamara bose baranywaga inzoga zimwe cyangwa se baranywaga ibinyobwa bimwe. Mu yandi magambo, hari bamwe bapfuye bazize kunywa inzoga, gusa nanone hari bamwe bakize nk'uyu munsi bakiriho. Naha dusoreje ikiganiro Menya Byinshi cya none. Ikiganiro tubashimira kuba mukurikira. Ni ikiganiro cya Telemontagne mukurikirana buri gatatu isaa 9:00 z'amanywa na buri ku cyumweru isaa 3:00 za mu gitondo. Ino niyo mpamvu kugira uzagira abona ibiganiro byacu byose uko tubishizeho bikoroheye, tugusaba kumanuka hasi iyi video ukareba ahantu hatukura handitse subscribe warangiza ukahakanda, bikazajya bituma ubona ibiganiro byacu byose bikoreye buri uko tubishizeho ako kanya. Nge nitwa Samuel Mugisha, ndabashimiye cyane.